muyobozi mudamu wanjye afashwe n'inda ngiye kumujyana kwa muganga, mwamfasha mukamungereza mukaneza kuri moto nkageza umubyeyi kwa muganga cyangwa mukamungerezayo wandikira itorero andikira itorero kandi wowe akwaka amafaranga kandi iyo moto yaguzwe n'itorero yaguzwe na ahubwo umwe mu batanze amafaranga menshi akaba ari n'utatinya kukubwira ngo igisubizo urakibona nyuma y'iminsi 2 nyuma yo kugira, kandi niba umuntu ari kugise atwita akeneye kujya kwa muganga umubyeyi ubusa abantu badukurikiye bazitado ni rya tara rya kera kamwe ka peteroli bashyiragamo urutambi ibihe bisobanura ibintu byose ni nabyo abenshi bavuga bakavuga ngo buriya agakiza ko umuntu ka mu mutima buriya yabonye ikintu kimushungura kikajegeza nibwo umenye niba wa muntu agakiza kari karimo cyangwa niba ryariteka mutwe cyane, kubera ko akenshi hari abantu batubwira ko bakorera Imana ariko mu by'ukuri bakorera imibiri yabo n'inda zabo. Uvuga iki se ku bantu bameze nk'abantu bigize abavugizi b'amadini ku buryo usanga umuntu asengera ahantu n'ibibi byose birimo akaba adashaka ko batunga itoroshe ngo bigaragare, ugasanga ameze babita ngo ni avocat du diable, bafunga Grace mu byabanje kuvugwa cyane ariko nyuma mbere yuko bahafunga abakristo baho bamwe bajyaga kuri za kamera bakavuga ati mutuveho ibyo nibyo mutwifuruza ariko ntibizaba. Ariko mu by'ukuri mu busesenguzi bwa RGB bari kubona hari bituzuye nyuma biza kurangira bahafunze. Nico ubwira abantu ku bantu badashaka kubona amakosa ari mu matorero yabo ahubwo bakatwarwa mu kigare n'umupastori cyangwa umuyobozi ufite we uzi ibyo arimo ku bw'inyunguzi. Ni make kuri wowe Aime Uwimana n'umuhanzi ukomeye ku rwego rw'isi. Ngewe ndi kumva ndi ku rwego rw'isi. Ukabona gasore ngo gafite ubwanwa bumeze nk'umuswa utashye siko yavuze. Yego, uyu mugabo kakunze gukoresha amagambo akakaye bamwe bakavuga ngo bari mu mubiri. Hari ibindi yavuze yaravuze ngo ibyo turabizaho nyuma. Wakabana ikintu ngo kiradutse ngo cyitwa igisoposopu ngo mukanya ngo kigahitinga ahubwo uramagabo agira ishyire byose. Ibyo niwo bivuze. Ndirimba gospel kwamamaza ubutumwa bwiza kuri indirimbo zahindura ubuzima bw'abantu, zo guhumuriza imitima y'abantu, ubumwe n'ubwiyunge, amahoro, urukundo. N'ahantu kure Imana itakura umuntu kandi nta kure Imana itamugeza, ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye, isi n'ibiyuzuye n'ibyayo iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Imbere ya kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa, ariko se yitwa nde, ni muntu ki? Icyo numvise cyo ni umuririmbyi, araza kudusobanurira niba ari umuririmbyi, niba ari umuhanzi, niba ari iki. Watangira twibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mugisha Clement. Ndi umuririmbyi, mu magambo make ndi umuririmbyi. Uyitiranwa na Cano? Nitiranwa na Cano. Ariko wa mugani dukwiye kujya tunabigenzura. Hari abantu basigaye bita ba pro, umuntu akamuha izina bitewe n'uko abyumva we. Niba ukunda umuziki ugatuvuga ati ubwo ni pro y'umuproducer, kumbe burya hari abantu bitwa ba pro ari ba professor cyane rwose. Twishimiye cyane indirimbo uririmbye. Se ugira indirimbo zawe bwite cyangwa ubundi iyi ndirimbo ni yande yahimbwe nande? Iyi ndirimbo ni yanjye, njye niyandikira indirimbo. Yego. Ni yanjye. Mfite n'izindi ariko indirimbo ndimba nizanjye. Ni zawe. Ukunze se kuririmba indirimbo ziri mu kiye gisata? Ni indirimbo zihimbaza Imana, ni indirimbo zishimisha abantu? Njye ndirimba indirimbo zihimbaza Imana, ni indirimbo zose zahindura ubuzima bw'umuntu bukaba bwiza. Indirimbo yose yabasha kugira ikintu yubaka muri societe. Yes. Urugero nkaririmba nko ku mahoro. Nkaririmba amahoro, nkaririmba wenda ku rukundo rw'abavandimwe, imibanire myiza, ubumwe n'ubwiyunge. Burya nabyo ni gospel. Yego. Nkaririmba na gospel iri furu. Yego. Ni indirimbo ngo zahindura ubuzima bw'abantu. Iyi ndirimbo so maze kuturirimbira njye nayikunze by'umwihariko. Indirimbo iri uwashaka kuyumva atari mu kiganiro nka gutya yayibona he? Iri kuri Cano yanjye n'ubundi Clement Mugisha Pro, iriho yitwa Irabizi.
irabizi. yitwa Irabizi. Umuntu ugize umugisha wo kudukurikira ari ubwa mbere akande kuri subscribe, share, like na comment kugira ngo indirimbo n'izindi nizijyaho ajya zibonera ku gihe. Abajene b'iki gihe baravuga ngo kugira ngo nimbatamo ikigoma, nimbatamo Mugisha Clement kabisa. Ubundi rero ni gake, ntabwo tumenyereye kubona abantu b'abahanzi baba bazi no kuba yafata gitara akaririmba. Akenshi bavuga ko umubumbyi arira ku rujyo. Kuko usanga nk'umuproducer, ari umuproducer inshuti yanjye ndamusuhuje, tubiziranyeho, niwe uririmba ukagira ngo arimo aravuga. Hari ukuntu umuntu aririmba ukagira mbese ugasanga amagambo avuga aganira bisanzwe, niyo aririmba ukabona nibyo ari gukora. Mbese ni gake ubona umuproducer uzi no kuririmba. Mugisha Pro Official by'umwihariko numvise tugiye kwitwa Mugisha Clement. Yego. Numvise umwihariko wawe ari uko ushobora kuririmba, ukandika indirimbo. Yego. Kugeza indirimbo uyidutayemo. Yego. Cyane kuririmba ni byo bintu bimbamo cyane. Nibyo bikubamo cyane. Ndi songwriter, nandika indirimbo. Yego. Hari izo nandikira abandi, hari izo mpamakorari, hari izo mbega kwandika indirimbo nkanaziririmba. Indirimbo ndirimba nizo ngemba niyandikiye nkuko nayikubwiye tugitangira. Hari nizo wandika ukaziha amakorari. Yes. Nkaziha amakorari, nkaziha n'abandi bantu gutyo babinsabye. Urazigurisha se cyangwa bigenda? Oya, nta ndirimbo ndagurisha. Uzi ko uri mu bantu bake b'abakiriya. Nta ndirimbo ndagurisha pe. Muri make uri muri bake bagifite gahunda yo kwamamaza ubutumwa bwiza. Barazinsaba nkazibaha, nkabikora nkazibaha. Hari indirimbo se watanze muri korari uyu munsi kabiri hanze abantu bayizi? Zirahari ko sinshaka kuzivuga kuri kamera ubu tuvugana. So waha abantu indirimbo bakanga kuyibamamariza. Bitaba nka bya bindi by'abandi ngo nukwikina. Waha abantu indirimbo ukanga kuyibamamariza. Nese ni wayitanze ugira ngo imenyekane. Aho rwose Niko Clement. Indirimbo zo ntushaka kuzitangaza ku mugaragaro. Ntabwo numva rwose nshaka kuzitangaza. Clement, mvuze ko uri mu bahanzi bakiri kuzamuka, naba mbeshye cyangwa wamaze kuzamuka? Ntabwo ndazamuka. Nturanatangira. Uri mu bahanzi bivuga mu rurimi bakunda gukoresha mu underground, nibyo se? Se na underground ra? Sinzi uburyo. Underground ubwo ni munsi y'ubutaka, wewe ushaka kubugeze ku butaka. Ukaba utaratangira kujya hejuru. Ubundi bino bintu babiturimo kuva kera. Ari impano yacu. Yego. Ariko umuntu ategereje ko izuba rizarasa nyine nawe igihe cye kikagera. Yego. Ariko ntago navuga ko ndazamuka, ndi hasi. Uri gutegereje manager? Management ndayitegereje byose. Nyine abantu banshyigikira nabo ndabakeneye. Yes. Kuzamuka uzazamuka kuko hari umuhanga wavuze ko hejuru ubundi ntihabaho. Ahubwo biterwa naho umuntu avuye. Ngira ngo ibintu kibitekereza Mugisha Clement ntago ari uko wari umeze cyane. Hari intambwe wateye nubwo uvuga ko utarazamuka nuko utaragera aho ushaka. Kuko ngira ngo mu gisata cya gospel n'abantu bakunda kuvuga cyane cyane abarokora ngo Imana izamushyira hejuru. Ariko ubundi hejuru ntihabaho, biterwa naho umuntu avuye. Hari n'igihe Imana iba yaramaze kumushyira hejuru akaba agitegereje ibindi bigendanye n'ibyifuzo bye. Kandi mu by'ukuri by'Imana yari yamubwiye byo hejuru byo yarabirangije cyane. Aho niba waramaze kuzamuka nawe ukaba ugitegereje ngo Imana izagushyira hejuru. Ko hejuru biterwa naho umuntu avuye. Clement uririmba neza, atangiye no gushyira indirimbo kuri channel. Mugisha Clement Pro, wabuze abantu baririmba mu kiriziya no mu nsengero ariko batarabasha gushyira indirimbo hanze. Ubu indirimbo yawe umuntu uri burayi yayumva cyane. Ubu se niba waramaze kuzamuka ukaba ugitegereje ibijyanye n'ibyo mbishimiye Imana. Ubu ntutegereje ibijyanye n'irari ryawe kandi Imana yaramaze kugusubiza. Ubitekereza ute? Urifuza se kuba umuhanzi nkandi? Nkanjye. Uko biri kose umuntu agira icyitegererezo. Hari abantu bitwita abaroro modo. Amaroro modo. Ku buryo ushobora kuvuga uti nko mu Rwanda uroro modo wanje wenda umuntu ndeba nakwigiraho ni runaka nindi. Nge rero muri gospel o in general muri rusange. Muri rusange ntacyo roro modo wawe ubundi subwo yaba roro modo muri sekira. Uririmba gospel.
njyewe kuva na kera nakundaga kumva indirimbo z'abagospel. Ubu njyewe iyo numva abahanzi baririmba bagenzi banjye cyangwa se bambona legends, yego, njyewe umuntu wese mba numva nta muhanzi ntagira ikintu mwigiraho, buri muntu wese afite uniqueness. Tekereza ko Aime Uwimana kuri iki kiganiro gira ubutumwa umuha. Ikintu namubwira se ndamwemera, ariko nta byera ngo de ni iki Aime Uwimana akwiye kwimprovinga sako mbona ntacyo ra nkurikije n'ibyo yakoze rwose mba ndi kumva se yakwimprovinga iki. Muri make wowe Aime Uwimana ni umuhanzi ukomeye ku rwego rw'isi. Njyewe ndi kumva ku rwego rw'isi arakomeye uriya musaza. Reka mbivuge gutyo ntakomeza nkagira mvuga n'ibindi nkagira, ariko aho ari abimenye ndamwemera ndamukunda. Ibikorwa bye ndabikunda cyane. Reka twambuke tuve mu Rwanda, hanze y'u Rwanda ariko tukiri muri Afurika. Umuhanzi wemera ninde? Hari umugabo wo muri Kenya yitwa Joel Lwaga, sinzi niba umuzi, ndamukunda cyane. Ndamuzi. Ngakunda na music yo muri Nigeria, aba gospel singers babo, no muri South Africa. Birabizuru ndabumva bamwe na bamwe, ariko cyane nkunda kumva Joel Lwaga cyane, ndamukunda. Reka tujye mu burengerazuba bw'isi. Mubwo ni Burayi no muri Amerika. Burayi no muri Amerika. Burayi no muri Amerika ry'ubwo ni nko kumbaza ngo mbwira umuhanzi wo muri Philippines. Unyibukije abantu bajya muri interview y'akazi. Hari uwaduha ubuhamya aratubwira ngo yagiye mu kizami ngo bababaza ngo cyari kizami kigendanye n'ibintu bigendanye n'ubumenyi bw'isi. Noneho ngo baramubwira ngo tubwire uturere tugize u Rwanda. Noneho ngo wa kabiri nawe bagomba kubaza ngo baramubaza ngo tubwire nk'imidugudu yo muri Australia. Igihugu cya Australia gifite imidugudu ingahe? Bati bose n'ubumenyi bw'isi bababazaga ati nta kibazo, bakumva ko uvuga uturere tw'u Rwanda ari kimwe n'uwavuga imidugudu yo muri Australia. None nawe utimbwira abahanzi bo muri Philippines, nese ubu nta n'umuhanzi uzi uririmba mu Cyongereza cyangwa mu Gifaransa? Ubwo ni urabona healing songs. Bari abantu ndabakunda kubakurikirana cyane. Healing songs, yes. Ba Darlene bari abantu ndabakunda. Na Gathered Vocal Band ni bari watu babagabo baririmba. Gathered Vocal Band ndabakunda cyane, nabo bantu nkunda gukurikira nkwareba. Bera nibo ba role models. N'aba Black Americans, bari aba Black Americans. Yego. Ndabakunda cyane. Nkunda kubakurikirana nkabumva. Nkumva bari ku rundi rwego rwiza kandi rushimishije. Hari ibindi ukora mu buzima busanzwe ufatanya n'umuziki? Ntago nkora umuziki gusa ngo ari we nkora ngo numva ari byo nkora. Mfite n'ibindi bintu nkora. Pro ntago ari producer gusa. Ntago ari producer. Program manager. Nimwumva pro nimwumve ko ari producer gusa. Nibyo. Pro ni irimo utuntu twinshi cyane. Okay. Utuntu twose hari n'ibindi bintu nkora. Ibintu byose bije muri positive way ndabikora. Bije mu nzira nziza ndabikora. Yego. Yego, ariko muzike yo n'ubuzima bwanjye ni impano, ni ibintu bimba mu nago, ari ibintu bigize aho ndi hose mba ndi muri muzike. Yego. Mugisha Clement, umutekerezo ute nyuma y'imyaka 5 iri imbere? Ariko mbere yo kusubiza icyo kibazo ugiye kubanza udutema kandi kantu gato. Baririmba kapera wakongera gukora mu mirya. Hakogira kandi kantu ducurangira. Akandi kantu bacurangira. Gato cyane wenda uhita ukomeza usubiza ikibazo kibaza kiti Mugisha Clement mu myaka 5 ubona ari muntu iki? Cyerekezo cyawe ni iki? Wumva wifuza kuba umeze uti? Ndifuza ko nanjye mu minsi izaza nazabera abandi ba role model, abandi bahanzi bakizamuka cyangwa se nkaba nanjye umuntu umeze neza nk'abandi bose. Inzozi zanjye ndumva nshaka kuzaba ameze neza, nk'uko nababwiye ko mission yanjye ari ukwamamaza ubutumwa bwiza, nanjye nkabugeza ku bari mu isi. Nizo nzozi zanjye kandi abadukurikiye nabo rwose barabizi ko buriya rega nta mugabo umwe hamwe n'abantu tuzagera kuri.
mu myaka 5 tuzazamuka. hari umuntu udukurikiye uri gutekereza ngo uyu mugabo uwamubera manager muhe kondisiyo. Ayiwe kondisiyo se sanamuye kondisiyo ni ibiki agomba kwitondera yambereye manager. kugira ngo umwakire birasaba iki? Umuntu wese yaba manager? Umuntu wese yaba manager wanjye rwose. Ariko nkuko nababwiye intego yanjye njye ntabwo ndirimba sekira, ariko umumanager waza aje kumanaginga agendeye ku muyoboro w'indirimbo cyangwa se n'umurongo nihaye wo kuririmba gospel, kwamamaza ubutumwa bwiza, kuririmba indirimbo zahindura ubuzima bw'abantu, zo guhumuriza imitima y'abantu, ubumwe n'ubwiyunge, amahoro, urukundo, nguhaye karibu rwose. Uwo ari we wese. Wowe wafata n'abamanagers benshi? Nabafata pe. Baje bose muhawe ikaze. Niko Mugisha Clement abamanagers uko baza bose bangana urabakira? Ndabakiriye. Yego. Mugisha Clement uri umukristo? Ndi umukristo. Usengera muri itorero? Ndi umukristo w'itorero rya ADPR. ADPR. Ikintu ngiye guhita nkujyanaho nifuza ko tuganiraho. Yego. Ngize amahirwe ubwo nsanzwe usengera muri ADPR. Hamaze iminsi icyo bita urunturuntu mu itorero ryanyu rya ADPR. Bavuga bati, umushumba akavuga ati ni byiza ko tuzasengera abadamu. Hari umugabo witwa pastori umwe simvuza amazina ye uherutse kujya kuri kamera aravuga ati ibintu n'ubuyobe, kandi yahoze mu itorero rya ADPR n'ubundi niho ari, ariko inshingano ziko hari cyabayemo bakuraho abapaseri mu nshingano. Na mbere yuko haza amabwiriza ya RGB avuga ko abantu bakwiye kuba barize ibigendanye n'iyobokamana. Yego. Uyu mugabo rero yaravuyemo ariko yegeze no kuba muri biro ya ADPR kubera ko yabivugiye mu ruhame. Reka tumuvuge ni Pasteur Michel Zigira inshuti. Naramwumvise. Waramwumvise? Wumvise ari kuvuga ati jewe rwose ibi bintu n'ubuyobe. Uyu mugabo wamubuhe butumwa? Zigira inshuti ndanamukunda pe, nakunda. Anyowe katangiye kuvuguruza umushumba mukuru we. Mu mwanya wawe ijambo rivuga ngo mwumvire ababayobora n'abahinisha mu bahinire. Nubwo yabasanzwe atari bubyemere ntiyabyemezwa nuko umushumba mukuru yabitangaje. Ibi bintu babivugaho iki? Ndumva nta kintu ushaka kumutangazaho. Nta kintu ushaka kumutangazaho. Ntabwo nshaka kugira ikintu umuvugaho aho rwose. Cyangwa urukundo rwawe n'urumamo. Uru rukundo ni urukundo nyakuri. Abadamu bamaze kugaragaza ko bashoboye. Icyo cyo rwose ndanabyemera. Abadamu murashoboye, barashoboye pe. Ntabwo tubishidikanya. Barashoboye. Mu nteko ishinga amategeko barimo kandi ikora neza cyane. Mu nzego za leta barimo, mu bigo bitandukanye, mu bigenga abadamu barakora. Hari abadamu bayoboye ama companies cyane. Sigaye mbabona batwaye za Coaster. Hari ingo zitunzwe n'abadamu mu buryo bw'ubukungu, aribo bagaburira umuryango cyane. Umuntu ushobora kwihandagaza ngo umudamu ntiyajya imbere atanga message yivuga butumwa. Uyu muntu koko ahubwo siwe ufite icyo yitirira abandi cy'ubuyobe. Si byose? Icyo niwo bivuze. Uyu mugabo Zigira inshuti yageze agaragara kuri kamera. Yego. Avuga ku bigendanye n'iyo kwafe ufite y'ubwanwa. Ebo bwanwa bwawe ukuntu bwogoshe yamaye ga data. Buva ku musatsi hejuru, sa n'indi cyo twere ku musaya. Dore umusaya wawe ukumeze, dore buramanuka bukagera ese bugahura bugafungana n'umusatsi. Ibyo yaravuze ngo ukabona gasore ngo gafite ubwanwa bumeze nk'umuswa utashye. Siko yavuze? Yego. Uyu mugabo kakunze gukoresha amagambo akakaye, bamwe bakavuga ngo bari mu mubiri. Hari ibindi yavuze. Yaravuze ngo ibyo turabizaho nyuma. Wakabona ikintu ngo kiradutse ngo cyitwa igisoposopu, ngo mukanya ngo kigahitinga, ahubwo uramagabo agira ishyari. Yashaka ari we bavuga. Ibigendanye na kwafe, iyo turebye amafilime akinwa n'abantu bo mu bihe bya Yesu, birebye ubwanwa bwabo ubona butari burebure cyane, ari bwinshi ndetse. None se ko mbona imyambarire na kwafe bihinduka buri gihe. Hari igihe cyabaye abagabo nk'abariya bagira imisatsi myinshi. Turebye abapapa ba kera usanga bari bafite umusatsi mwinshi cyane. Nyuma mu gihe turi abana bato tubona batangiye guharangura. None ubu biragenda bigaruka abantu bati abantu biyogosheshe gutya. Ni ibigendanye n'imyitwarire ku mubiri inyuma nk'umuntu w'umuhanzi. Ejo ushobora kuba umusitari. Yego. Kandi imyambarire y'abahanzi ntivugwaho rumwe. N'imyitwarire mu buryo bugaragara inyuma. Ni iki watangaza ko ibi bintu by'imyambarire ndetse ukanagira icyo ubwira uyu munywanyi wa Pasteur Michel ukunze kubigarukaho?
buriya ntabwo ari Michel gusa, hari n'undi mu mama sinzi ntabwo ndi kumwibuka neza, umwe wavuze ngo niba ari amasarigoma niba ari iki ngo amasarigoma bavuga. Njyewe ntabwo uku nguku ubundi umuntu gutereka umusatsi, njye ntabwo nemera ko ari icyaha. Ntabwo mvuga ko kuba umuntu yaconga ubwanwa nk'ukuntu abigenje ari icyaha. Njye ntabwo nemeranye nabo. Ntabwo nemeranye nabo rwose, ntabwo nemeranye nabo. Urumva amarasta gushyiramo amarasta uri umurokore wenda uri umuki wo muri ADP, kuko ibyo bintu nibigendanye na doctrine baretse tugendane. Ntabwo ubukristo kuba umurokore ari umu ADP gusa. Uyu muntu ushyizemo dread ari umu ADP yabakoze ikosa kuri ADP, ariko ashobora kuba ari umukristo usengera muri ndi torero kandi ritareba ko iyo myambarire. Yes, abantu bakunze kubigarukaho mwino minsi bavuga bati se uyu mushumba katangiye kugenda avumbura ko hari ibindi bitagize icyo bitwaye kandi ADP yaziririzaga aho. Ejo ntazemerera abagore gusuka imisatsi, bukeye mu gitondo kumva arabitangaje. Wabyakira ute? Njyewe bitangaje ntibyantungura, n'ubu niyo ndeba mbona ariyo byerekeza. Mba mbona harajemo impinduka nyinshi. Ntago byantangaza, nta kintu cyantangaza bije. Nta cyantangaza, ahubwo niyo biri kwerekeza byaje hazaza n'ibindi. Nibyo kuko sinzi niba wibuka mbere ya covid gutanga chance kuno umuntu yashyiraga gutya, bahitaga bagutenga, bahitaga baguhagarika amezi angaho utaririmba. Ndabyibuka ubwo bikaba bibi, covid ije bati bya bintu birakaze. Ubu pasiteri agongaho nk'abandi bose bashyiraho gutabikoze, babonye amagara atangiye kuba ibintu byakaze batinya burya ntago ari umugore gushyiraho. Icyo gihe Koffi Olomide yahise asohora indirimbo ivuga ngo usiniguse usinitachi tusalimiane kwa miguu. Dusuhuzanye ku maguru cyane. N'inkokora twazishyizeho muri covid murabyibuka, kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu. Clement, buriya wenda nkunganiye, hari ibintu bigendanye na doctrine y'idini abantu bitiranya n'ibigendanye na Bibiliya. Kandi ubundi Bibiliya niyo ikwiye kuba umuyoboro abantu bakwiye kureberamo inzira bakwiye kunyuramo kurusha uko bagendera ku marangamutima ashingiye ku idini. Ari nayo mpamvu abantu benshi bakunda kwibaza ngo bimaze iki kuba abantu bajya mu madini menshi cyane, hahora havuka n'andi, ariko abantu ntibahinduke. Bagiye batwigisha ijambo ry'Imana, bakatwigisha kurivuga, noneho nabo bakarivuga ariko ntibakore ibisa n'ibyo n'ibiri mu ijambo ry'Imana. Insight gukora ijambo, gukora no kuvuga biratandukanye. Umuntu akavuga ariko iby'ijambo ry'Imana rimusaba gukora, gushyira mu ngiro ntabikore. Kuvuga ubutumwa ni kimwe, kubuvuga noneho gusa n'ubwo butumwa ukabwapurika gusa ineza, ugasa neza umuntu w'imbere akaba ahamanya neza n'ibyo avuga n'ibyo uri kuvuga. Twize kuvuga ijambo ry'Imana, urivuga akaritubwiza akaryigisha ariko atajya ryapurika. Yego, mukora ibi uri akavuga ariko nawe bwe kuvuga nyine teori ariko mu ngiro ntitubikore. Urukundo ruba rukeya mu itorero muri rusange, ariko ugasanga umuntu usanzwe bano hanze twita mu itorero. Nagiye kumva najyaga numva bita ngo nabisi abapagani, ngo nabapagani. Hari ukuntu mwifatanyaga n'abatizera, ngo no kwifatanya n'abatizera, ugasanga bo ari indangagaciro baturusha z'urukundo kandi ari twe twakabaye turi itabaza kubarusha. Aho ugasanga ni twebwe duhora muri ibintu nk'ibyo ngibyo. Nicyo kintu cyabayeho. Yego, kudasa n'iby'ijambo ry'Imana rivuga, kwera imbuto, tugasa n'ibyo twe dutekereza bigendanye n'irari ryacu, tugasa n'ibijyanye n'irari ryacu. Nibyo byishinuza byagenesha benshi. Buriya rero bimenyekana neza iyo hagiye baye impinduka. Urabona uriya mugabo twavuze haruguru, hari abahanga bari gushyira muri commentaire bakavuga bati uyu mugabo nta kindi avuga ahubwo idini ararijunditse cyangwa rifitiye inzika yuko bamukuye mu kazi. Ndetse bakomeza bavuga bati n'abapasiteri dufite ngo bizamenyekana neza uko bavuye mu kazi nibwo tuzamenye niba Imana bavugaga ariyo bazakomeza kuvuga cyangwa niba ibyo bavugaga icyo bari bagamije ari uko abantu bahinduka, cyangwa se niba ari indamu zabo bishakiraga. Bakavuga bati niba umuntu ahoze muri biro ya ADPR ashobora gutangira akavuguruza umuvugizi cyangwa se umushumba mukuru w'itorero, ubu abasanzwe bayobora za paruwase gusa n'amatorero cyangwa imidugudu, ubo umunsi bavuye mu kazi bizagenda biti?
hariho amakuru avuga ko abayobozi benshi b'amatorero bagiye guhagarara mukorera Imana atari ko sakazi mube abakoranabushake iyi muzahembwa mu ijuru. Ibi ntibyaba byarashingiye mu buhanuzi ko hari igihe ngo bahanurira abantu ngo dusanze ngo wahisemo itado ngo kandi Imana yaguteguriye itara. Ubwo yabonye itara baramushutse aragenda kandi iryo tara ugasanga ari abakomisiyoneri ryahaye amafaranga ngo bazabihanure. Ubusa abantu badukurikiye bazi itado ni rya tara rya kera kamwe ka peteroli bashyiragamo urutambi. Ibihe bisobanura ibintu byose. Ni nabyo abenshi bavuga bakavuga ngo buriya agakiza k'umuntu ka mu mutima. Buriya yabonye ikintu kimushungura kikajegeza nibwo umenya niba wa muntu agakiza kari karimo cyangwa niba ryariteka mutwe cyane, kubera ko akenshi hari abantu batubwira ko bakorera Imana ariko mu by'ukuri bakorera imibiri yabo n'inda zabo. Nibo gusa abenshi uvuga iki se ku bantu bameze nk'abantu bigize abavugizi b'amadini ku buryo usanga umuntu asengera ahantu n'ibibi byose birimo akaba adashaka ko batunga yitoroshe ngo bigaragare, ugasanga ameze babita ngo ni avocat du diable. Ugasanga afite ikintu cyitwa solidarité mécanique, ashaka ko mécanique solidarity ibintu bitarimo ibitekerezo cyane analize ahubwo akajya yumva ibintu byose ubwo bivuzwe mu idini rye. Muramenye mutuvire ku idini. Ndibuka bajya bafunga Grace mu byabanje kuvugwa cyane, ariko nyuma mbere yuko bahafunga abakristo baho bamwe bajyaga kuri za kamera bakavuga ati mutuveho ibyo nibyo mutwifuza ariko ntibizaba. Ariko mu by'ukuri mu busesenguzi bwa RGB bari kubona hari bituzuye nyuma biza kurangira bahafunze. Nicyo ubwira abantu ku bantu badashaka kubona amakosa ari mu matorero yabo, ahubwo bakatwarwa mu kigare n'umupastori cyangwa umuyobozi ufite we uzi ibyo arimo ku bw'inyungu ze. Bari abantu bameze nk'abafana. Yego, bameze nk'abafana barashaka kugira ariko ntago bazi target na mission y'uwo muntu washinze itorero, ntago bazi ko bimeze. Bakurikire Yesu bamenye, bakurikire Yesu bamenye be gufana. Yaravuze ngo mugende mu mihanda mu misozi mubabwire, muri make abemera mu babatize. Mugisha Karema insengero ntazemera, yumva abantu bajya gusanga abantu. Ndazemera ariko arabageraho bakaba bafana bakarengera bakajya. Abapastori bicaramo ngo abategereje abo baza kwigisha, mu gihe Yesu we yabasangagaho bari abagomba kwigisha. Urashyigikira ko abantu bicara mu nsengero bakabategereza? Ahubwo pastor utamuguriye na moto. Ukanamutegeka uko pastor umugurira moto wamuhamagara ni bamwe ariko simbisi. Umukobwa mu mwaka tukije umuyobozi mudamu wanjye afashwe n'inda ngiye kumujyana kwa muganga, mwamfasha mukamungereza mukaneza kuri moto nkageza umubyeyi kwa muganga cyangwa mukamungerezayo uko nawe akubwira ngo ndikira itorero. Wandikira itorero? Andikira itorero kandi wowe akwaka amafaranga. Kandi iyo moto yaguzwe ari itorero. Yaguzwe na ahubwo umwe mu batanze amafaranga menshi. Umwe mu batanze amafaranga. Ari n'utatinya kukubwira ngo igisubizo urakibona nyuma y'iminsi 2 nyuma yo kugira. Kandi niba umuntu ari kugise atwita akeneye kujya kwa muganga umubyeyi, ariko sibwo nawe reka turekeraho. Abaye gadata. Turekera nyine ikintu nashaka kuvuga nyirizina. Abapasite abayobozi muri rusange amadini yadutwaye ibintu bibiri. Time, mind, na ubwo ahubwo ndumva ari byinshi biri kuza n'ibindi nari nakibagiwe. Amadini yabakozemo akazi gake. Mugisha Clement, ngira ngo twaganira ibintu bitandukanye ndetse twagiye muri byinshi, ariko ndagira ngo dusoreze ku kantu kamwe. Yego, uri umuhanzi. Mu myaka 5 watubwiye ko wifuza kuzaba uri umuhanzi ufite profile iri hejuru. Yego. Mu gihe wajya kubona abantu bakakubwira bati manager akakubwira ati genda abona kuririmba gospel kwawe si byiza, reka tujye muri sekira niho hari amafaranga. Hari amafaranga. Wabyitwara muti? Ushobora kuririmba sekira ariko atari igishego. Nkuko nakubwiye ubwo nkaririmba rwa rukundo rwa urukundo ngukunda ibintu nk'ibyo. Ntago zira style naziririmba. Ntabwo waziririmba? Uwihebeye Imana? Ntago naziririmba pe. Muri ngiye mission mfite no kurimba gospel n'indirimbo z'ubumwe n'ubwiyunge, imibanire myiza hagati y'abantu n'abandi,
urukundo rwa kivandimwe, guhugura, komora imitima y'abantu. Yego. Tanga ubutumwa ku bantu baririmba Sekira. Ibishegu si ubundi harabuze. Harabunze. Cyo bita unity in diversity, abantu bagomba kuno nese ko bikundwa ibintu byabo. Ababikundaga bazumva iki. Kandi ubona ko indirimbo zabo zirarebwa cyane. Ngiye naga ibishego banumva urumva biri opposite cyane n'ibyo ngiye nshaka gukora. Ngiye mission yanjye numva mfite muri nge mu mutima wanjye naga ari ibyo. Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha umuntu wadukurikiye kuri Mugisha Clement Official Pro. Akande kuri subscribe. Hari igihe tubwira abantu gukanda subscribe bakagira ngo nuko dushaka umubare munini w'abantu, ariko mu by'ukuri mu byo twavuze hari icyo wakunze, icyo yakunze cyatuma akandaho, kuko n'ubundi tuzavuga n'ibindi ubutaha. Cyane rwose. Nkari amajwi meza yawe numvise uririmbamo rwose njye nabikunze. Murakoze cyane. Clement, reka ibiganiro byacu nakagaruka dushimire abakunzi bacu. Murakoze.